Hello guys, bantu banje ndabasuhuje mwese aho muherereye. Isalamu nyinshi ibagereho. Ngo hayi kaze kuri Murenge Top TV, wageze neza ko bana natwe. Wowe mushasha ni karibu cyane. Kora subscribe utarayikora, share na comment byawe birakenewe. Njyewe nitwirene Mwamikazi, bayari ubwa mbere mbonye ndakuhaye ikaze cyane ngo wegere tubane. Wahisemo inzira nziza cyane. Bahaye ikaze ngo tubane muri kino kiganiro tugiye gukorana uyu munsi. Ni ikiganiro kijyanye n'amasaga amaze iminsi anyuraho. Tumaze iminsi tubona ibintu amasaga caho hirya no hino, ibintu bigashuha cyane. Amakuru tukayahererekanya, mu iproti tukahamagarana, mu muhanda udutsiko turi gutera comment ku byo twumvishije. Ibyo nibyo tuje kuvugaho uno munsi rero, kugira ngo dutange umuco. Ano ma video amaze iminsi abicicikana, reka tuyavugeho gatoya. Hariho amwe y'ukuri, hariho nandi atarayukuri, kuko hariho amwe aza wiyerekanye wese isura iki. Nk'iyo rero kuyihakana tukavuga ngo si wowe, byasaba ubundi bucukumbuzi cyane, wenda utanabonera resulta nziza cyangwa se nk'ibyo ushaka. Hari igihe koko ari ukuri, ariko hariho n'ibindi bitari ukuri. Reka tuvuge kuri umudamu witwa Hadasa wo muri Canada. Ni umudamu w'umuririmbyi Nasi Ndatabaye, benshi baramuzi. Aremba indirimbo za gospel, abantu benshi baramuzi cyane kuko azimazemo igihe, arazwi cyane. Utanga indirimbo mu butumwa, utanga ubutumwa mu ndirimbo bwiza cyane budufasha. Rero kubera iryo zina ry'umugabo we, byatumye nako kantu kabaye ku mudamu we gahita kamenyekana cyane. Itangazamakuru cyangwa se social media zisigaye zihuta ku buryo buteye ubwoba. Akantu karaba mu munota umwe, mu minota 5 ya mbere, imigabane yose tukaba turakabonye. Niyo mpamvu nawe yahise amenyekana cyane kubera iryo zina rikomeye afite. Madamu Hadasa rero niwe tugiye kuvugaho. Iri ku ifoto yiwe yagaragaye muri utuntu twari tumaze iminsi tunyuraho. Hariho ifoto yagaragaye ivuga ko ari Madamu Hadasa. Benshi bamukoraho inkuru, baramuvuga, bavuga ko ari we, bamwemeza. Abandi bamuvugaho bitaciye kuri social media, batabivugisha kuri social media, mu makaritsiye gusa bakamuvuga ku matelefone, ku WhatsApp, gahanahana amakuru, ariko ntabwo ari amakuru ariyo. Ntabwo ari amakuru yariyo, kuko ntabwo ari Madamu Hadasa nkuko bamwe bagiye babimenya. N'ubu ngubu kugeza muri ubu hariho abantu bagifite mu mitwe yabo muri bo bakizi ko ariko kuri, kandi nyamara atari ko kuri. Kuko impamvu tuvuga ko atari ukuri, uriya mudamu ushishoje neza cyane, ukitegereza ukareba nk'umuntu umuzi cyane, nyine nk'umuntu umuzi live wamubonye, iwe yaguhita bihamya neza ko atari we. Kuko uriya ni iyindi foto y'undi mudamu bafashe, bamwitirira Hadasa. Ni umudamu uba ku mbuga zino bacuruzaho amafoto y'ubwambure, usa na Hadasa. Ano mafoto y'urukozasoni niko twabyita. Rero bituma bahita bamwitirira ko ari Hadasa. Ariko umuntu umuzi neza yaravugaga ati uriya mudamu siwe, ikino gice cyo ku munwa si kiwe, keretse nimba ari amarinete bajyaga bareba, ko bose bari bafite amarinete. Naho abacukumbuye neza bajya ku website ya Menari amafoto, ibo bavuga ko atari we, bavuga ko uriya nyiri bwite, noneho nyiri iriya foto originale iwe afite tatuwaje munsi y'amabere.
kandi uriya Hadasa iwe ntayo afite. Ubwo rero umuntu ugahita ugenda, iyo ugiye kugenzura ugenda ubona ibintu byinshi bigenda byerekana ko atariwe. Imiterere y'uriya muntu original na Hadasa ntago ari imwe, ingingo si zimwe. Ubwo rero Hadasa mu by'ukuri navuga baramuharabitse bamwitirira utariwe. Inzobe zabo ntabwo ari zimwe, ntabwo ari zimwe, ntabwo zihuye. Ntabwo uriya muntu ari muka Nesi Ndatabaye mu by'ukuri nk'uko bivugwa. Iki kintu rero cyabaye gica ku social media, gica mu matangazamakuru, gikoreshwa ijambo cyamamazwa cyangwa se kivugwa. Niyo mpamvu no kukivuguruza cyangwa se no gukuraho icyo kinyoma cyangwa gutanga umucyo kuri icyo kintu hagomba gukoreshwa irindi jambo. Byaciye kuri social media biza bigomba no guca kuri social media bisubirayo, kuko social media iri mu buryo bumwe bwihutisha amakuru cyane, bwihutisha message cyane, guhita igera ku bantu benshi icyarimwe mu buryo bworoshye. Kuko ubu iterambere ryarabaye, ari abasaza ari abakecuru, abantu bose bafite ama smartphone, kandi yewe n'abasaza batazi no kujya ku bindi aza apfa kureba. Hari ukuntu baramwigishije kureba link yaza wenda nk'iyo mu miryango niyahe, akamenya aho kandi gahita ifunguka. Amazu yose ubu nyine yajemo wifi connect, noneho yo ugera n'ahandi kafata. Nuwa ngo umuntu guhita abona ubutumwa byoroshye, sinangombwa ngo abari mu rugo kuri wifi connect, uragenda no mu muhanda wagera hirwa ugafata, ntiyayireba ari no mu muhanda. Ayo makuru rero aca ku social media, niyo mpamvu tukoresheje social media kugira ngo nanone tuyamagane. Hadasa ntabwo ari we 100%, kuko hari uzarebe n'abanyamakuru bamwe bamuvuzeho cyangwa aba YouTubers bamwe bamuvuzeho, hariho abaje gusaba imbabazi. Hari ukuntu wumva inkurije kubera ukuntu izanye umurego ugahita uyisamira mu kirere utabanje kugenzura ngo umenye, cyangwa na ba nyir'ubwite ubwabo. Hari ukuntu nabo inkuru zigahita ibagwaho ibituraho, bakabanza bakajya gucukumbura iki kintu kivuye he, kirajya he. Nako nakazi ka muntu utangaza amakuru abanza amenye iyi nkuru ni ukuri, nimba ari inkuru y'ibintu byavuzwe, nyir'ubwite wayivuze uyu niwe yavuze gutya yari ashaka gutanga ihe message kugira ngo umenye neza imva n'imvano y'ibyo uvuga. Utajya kuvuga ibintu gusa byiyize muri emotion yawe bitewe n'ibyo ubonye. Nimba ari inkuru izanywe n'ifoto, menya ngo ino foto niyo y'ukuri. Nukuri editing izaraje, umuntu yakweditinga akakwambika isura, akakwambika ibindi bice byose ashaka, akakwambura imyenda, akagukubita aho ngaho. Njyewe nakubona ntabwo nzi ngo byagenze gute. Hari beef dufitanye n'umuntu runaka wayikoze, hariho ibindi bibazo dufitanye, byamuteye umujinya wo kujya gukora icyo kintu, akaza agahita akubita kuri social media. Ibyo biroroshye cyane gukora ikintu muri machine yawe, ukeditinga ifoto ukamukubitaho umuntu, ugahita ukubita ku rubuga rumwe gusa. Cyangwa nushaka gukubita ku rubuga, kubita status yawe imwe, urebe ukuntu yiruka. Ibyo babise bihagije bitewe wenda n'ikibazo tunafitanye. Ubu ngubu ama editing izaraje, umuntu ifoto kuyihindura akakugira uko ashaka, ni ibintu byoroshye. Ako nakazi k'aba YouTubers rero n'abandi kubanza bagashishoza bakamenya neza iki kintu ni ukuri, kiravahe kikajya he, iyi foto nibyo koko, nyir'ubwite bite, arayizi cyangwa ntayizi. Ari n'igihe nabo babibonye bimuguyeho gutya nkuko n'abandi babyabaguyeho. Rero niyo mpamvu na Hadasa nawe ni ifoto yakozwe iraza, ariko siwe, kuko abantu bayirebye neza. Witegereje hano ku maguru hariho amavuta, harasize amavuta nyine. Hari ukuntu urabona nk'iyo uri muri amamaza umwenda ushaka kwerekana ubwiza bw'umwenda wambaye bitewe n'umwenda design yawo uko udoze, urafata nimba ari hano ukerekana
nimba ushaka kwerekana mu ijosi haho uko hameze, nimba ushaka kwerekana mu nda yaho, nimba ushaka kwerekana ukuntu irekuye umuntu yaba afite amahoro ayambaye, nimba ushaka kwerekana bitewe na design y'umwenda uko ushaka kwerekana. Ibyo ngibyo urabyerekana kugira ngo werekane uburyohe bw'ikintu urimo urerekana. Nawe uriya wisize amavuta rero yagira yerekana ubwiza bw'umubiri wiwe kugira ngo umubiri wiwe ntujye ku isoko ugurwe. Ibyo rero ni ibintu two n'utuntu ugenda ureberaho duke byonyine wagira akantu konyine ureba ukavuga atari ko saka kantu ko numva katari clear kakagutera gucukumbura ukamenya neza ni gute impamvu imba n'imvano y'ino foto, ni gute mbere yuko ujya kuyitangazwa ukamenya neza nimba ari byo wanabishobora na nyiri bwite uwo nguwo urimo urakeka ukamuvugisha ukumva icyo abivugaho. Amakuru wahawe n'uwo uri gukeka nyiri bwite uwo nguwo aba yizewe 100% kurusha ayo warebesheje amaso, kuko we ashobora kuba ari ifoto bamumbaditseho azi impamvu iyo foto umuntu, cyangwa agahita amenya n'umuntu wabikoze bitewe n'imibanire abanye n'umuntu, cyangwa impamvu yindi impamvu zitandukanye. Byo rero kugira ngo ucukumbure amakuru neza umenye neza bino bintu bite kugira ngo umenye ikintu utangaza. Ako ni akazi k'aba YouTubers kugira ngo bamenye neza ibintu batangaza, kuko ubu ngubu batangiye kuza gusaba imbabazi. Bamwe na bamwe batangiye kuza gusaba imbabazi ko twamuvuze inkuru itariyo. Kubera iki? Ibyo byose twari tuvuze. Niyo mpamvu rero ugomba kwitondera ikintu uvuga. Twebwe abandi aba YouTubers cyangwa se abantu batanga amakuru muri rusange, hari igihe ikintu nk'icyo kibaho hakaba hakenewe ijwi ry'umunyamakuru kugira ngo rimuvugire rimurenganure. Rishobora no kumuvugira rikamurenganura byagera no muri leta rikamurenganura umuntu akaba umwere, cyangwa se ku kintu nk'icyo cyabaye rikamweza neza cyane bitewe n'impamvu runaka zitandukanye, imwe n'imwe zirenze ebyiri, bagatanga umucyo ku kintu waganiriyeho n'umuntu, wavuganye n'umuntu akaguhereza umucyo w'igihari, amakuru ahari ya nyayo, atari aya wagiye utora hano, wagiye utora hano, wagiye utora hano, wagiye utora. By the way, ntaribagirwa iyi nkuru, iyi foto ano mafoto bazanye abiri yura nyiri bwite n'uyu bise Hadasa, ari nawe bise Hadasa, na uzagende kuri channel yitwa Impamo 250 yatanze umucyo neza, atanga na website byabereyeho, wagenda ukahasura wabona neza amakuru yose, details zose yaracukumbuye, arareba neza. Uriya mugabo w'agasokozo ni umuhanga cyane. Arasokoza, aravangura, akubita iriya. Ni umuhanga kweri, njyewe ndamufana cyane. Ni umuhanga, avuga neza yitunze kandi aracukumbura. Yatanze website rero yari amafoto y'urukozasoni, aragenda arazana nayo matatuwaje yose byose arabizana. Umuhasure murebe, yatanze umucyo kuri iyo nkuru. Yarasokoje kweri, agasatsi karanoga. Rero ni akazi k'aba YouTubers n'abanyamakuru kugira ngo barenganure umuntu warenganye, batanga umucyo. Ni ijwi ry'umunyamakuru kugira ngo rivuge iryo rivuga riranguruye, ijwi rikagera ku bantu bose icyarimwe. Uwo biri mu nshingano ziwe kurenganura umuntu, kuvugira umuntu, gutanga umucyo ku gikorwa runaka, ku kintu runaka cyabaye. Niyo mpamvu rero biba nk'uko biba byace kuri social media, bigomba no gucaho tubisohora kugira ngo dutange umucyo. Mukanayisi ni umwere pe imbere y'abantu n'imbere y'Imana rwose. Nawe wari waramushyize mu mutwe ukavuga ati Imana n'uyu nguyu nawe kwera byamubaho, n'uyu nguyu kumbe za manza zose wagiye uca mu mutima ugenda umuciraho iteka. Usaba Imana imbabazi, none abishobora nawe umuhamagara umusabire imbabazi. Ubwati yewe nukuri mbare mwene data, nagutekereje nabi, nagize nacumuye, natanze amakuru mu muhana, nakuvuza ati njaho bwanje namagara abantu barenga 200. Gaye baza guhamagara abantu 200, umwe arahamagara abandi 200, undi 200.
urumva iyo nkuru igeze kuri bangahe? Ugenda usaba imbabazi kuko Mukanayisi ni umwere, kandi urebe kuko uko ari we turi kuvuga ko ari umwere, nuko koko tuba twagiye tugakurikirana uko byagenze imva n'imvano iki, kuko ntabwo ari we wenyine wasohotse, hasohotse ari benshi ariko iwe turagenda turacukumbura turareba erega hariho n'ukuntu ubuze umuntu ku buryo ashobora gukora n'ikintu ukavuga ati si igitangaza ndizi no kwishikura. Hariho n'ukundi ubuze umuntu ukavuga ati uko biri kose hano hantu hariho muri ino nteruro ihari iri kuvuga gutya nuko harimo ijambo ribura, ukavuga ati mu byo byose uno muntu hariho akantu kabura kugira ngo iyi statement yuzure neza. Ntago bino bintu mbishyize amakenga bitewe n'ukuntu uzi umuntu, ukavuga ati ibintu sibyo, sindabona impamvu zifatika zinyemeza ko atari byo, ariko sibyo, reka nshaka izo mpamvu rero bigendeye kuri icyo kintu uri kuvuga, kuko ijwi ry'umunyamakuru ritanga umusaruro pe, ritanga umusaruro. Nimba ari uguhonya bagahonya, kandi guhonya bagahonyereza muri sosiyete muri rusange bikagera ku bantu bose. Nimba ari ugukebura, nimba ari ukugisha inama, nimba ari inama bagira abantu, nimba ari ukugira ute. Kuva aho ino social media yatangiriye cyangwa zino YouTube aho zatangiriye, abantu bamenye amakuru cyane, byabateye no kumenya ibirimo biraba, bya bintu byose byari bibera mu rwihisho byagiye hanze. Niyo mpamvu ngo abantu barimo baragenda bitonda bagira ute, nibi byose biri kuba kubera ko social media yagiye bishira hanze icyo nzi cyo ntago bizongera kuba. Reka twizere ko biri burangirane n'uyu mwaka, birangire ntibyongere kuba, kuko hari igihe wajya gukora ikintu utabanje gutekereza neza uko byagenda, icyo ububasha social media ifite ku byo ishobora gukora, uko ishobora kuguta hanze, uko akantu wakoze wikinira gatoya kakugiraho ingaruka ziremereye. Social media ni ikintu cyagutse kuri ubu ngubu, niyo mpamvu tugomba kwitonda uburyo tuyikoresha. Kwitonda mbere yo kwitonda. Ikindi kintu, kwizera umuntu. Icyo reka tureke kurwa no tunagitinda. Wowe ukizera mugenzi wawe pourcentage izikiruka nka zikarenga 100, ufite ikibazo. Nuhemukirwa nibwo uzomenya ubwenge. Wewe kurizera umuntu ngo yakubwiye ikintu bitewe n'akarimi yakoresheje, akarimi akarimi se, akarimi yasize isukari, azi ngo kano karimi kanje nimvuga gutya neza noneho yagupangira akakuvugisha akabona nawe urabyumvishije. Na karimi k'inzoka. Uzareba umuntu inzoka yakomye, niyo gukoma nawe uzabyumva ariko utazongera gukina na social media. Izi telefone dufite izi ngizi, izi ugenda ukagura amafaranga yawe ukazizana ukagenda bakagushyiramo ama app yose atagura ngo na telefone izi, noneho twarangiza akarusho twebwe abagore tukaziha abana. Umwana uzaza ugenda usanga yakoze share ku mbuga zose, imbuga zo kwa sobukwe, imbuga zo kwa nyokorome, imbuga ziwanyu kwa sogokuru zose azajya usange inama z'imiryango zizoterana ku bwawe, abandi isukari zizazamuka. Menya ukoresha social media. Telefone ni ikintu giteye ubwoba cyo kwirinda. Kaba tuzakora isomo ryo kuza kuvuga noneho kuri telefone ko tugomba gukoresha telefone, kuko ni ikintu gisigaye giteye ubwoba. Ubu telefone senye ingo nyinshi, telefone yasenye ingo nyinshi, kandi n'ubundi zanakomeza zisenye nutiga kuyikoresha neza. Icyo cyo ni ikintu rwose gihari cyizewe. Nutiga gukoresha neza social media izakomeza zisenye telefone yawe wiguriye yawe, ntabyo kwirirwa tugira. Ikindi kintu, Mukanayisi ndatabaye we tumushyizeho umucyo, ni umwere. Abantu mwamukozeho inkuru muzamuhamagare musabe imbabazi,
ibyo ni ibintu byoroshye. N'abandi bagiye bamutwara mu mutima bagende babikureho, kuko si we, ni ifoto y'undi muntu bafashe ugiye gusa nkawe, kane kuba ngo usa nawe, kuko nta muntu ujya usa n'undi 100%. Ugiye gusa nawe barangije baramwitirira. Wa muntu rero nimba ufite isura bajya bakubwira ngo tuze undi muntu umusa, witonde. Abo bantu bari kukwitiranya nabo bazakora ikintu bakakikuzanira. Uzi wana muntu agahura n'umuntu bakamubwira ngo ariko se ko mbona hari abantu musa, ngo ari umuntu nzi ngo musa, ngo nanje nsa na benshi. Nanje nyine ndimo ndabwira abandi nanjye nibwira. Kuko uwo muntu musa ashobora gukora ikintu ejo bundi kikakuzira. Deka njye kuri Nice umugabo wiwe, nikanshimire cyane cyane byivuye inyuma. Umugabo wiwe Nice ndatabaye. Abantu bamwe bagira ishaka bumvishe iyi nkuru baravuga ati Mana we bigenze gute? Banyamasengesho bamwe bagatangira no kumusengera ati Mana umufashe. Hari abantu bamwe bagira ishaka no mu masengesho bagasengera abantu, ariko hakaba n'abandi batarigira, ahubwo bamamaza. Baba babonye inkuru, yabona inkuru gutya akama yohereza, ari ukuntu uza ukanda kuntu uza kuri telefone abantu bose ufite ukagenda ubasharinga ikintu ufite, akavideo n'imbara akantuza. Kuko muka Nice ndatabaye iwe mu byukuri nta audio yiwe ihari, nta video. Urabona video ihari ewana uba wiyerekanye nyine guhera ku mutwe iki aho ngaho kuza kukuvugira ko atari wowe, cabura no kumenya ko atari wowe, biba bigoye. Ibyo bintu no ndetse kuvuga ngo kuza kukuvugira nawe ubwawe kuvuga ko atari wowe, uburi muri kirikiti ukiseka, ntago biba byoroshe. Ariko uriya nta video nta audio, ni ifoto y'undi muntu gusa bafashe bamwitawe, kandi bamwe birahama mu matwi yabo ngo niwe kandi atari we. Rero nicyo narimbuze, niho nshimiye Nice ndatabaye cyane, kuko yabaye umugabo pe, yabaye umugabo afata icyo kibazo cyari kije gishaka kwinjira mu rugo rwiwe, akirwanyiriza kure, ahagarara ku muryango nk'umugabo, akinga umuryango. Urabizi umugabo iyo umujura agiye kwinjira mu nzu niwe uba ugomba guhagarara ku muryango akarwana n'umujura akamwirukana. Hariho n'umujura nawe azaza yasanga ku muryango hahagaze umugabo, nawe ntago kwinjira ntibipfa kumworohera nkuko yasanga hahagaze umugore cyangwa hahagaze abana. Abagore gatwebweho yavuga ngo ndanagushuka n'amagambo, twebwe amatwi yacu akunda kwiyumvira. Wadushuka ukaza ukatubwira utugambo twiza bigashiduka twagufunguriye. Ariko umugabo ahagarara ku muryango akarwana n'ikije cyose, ni inkingi y'urugo, agomba kureba urugo akarwanya ikintu icyo cyose cyamwinjira mu rugo ngo kimwangirize umuryango. Umuryango ni ikintu gikomeye, uba ugomba kuwuhagarara ukawurwanira. Umuryango ni ikintu gikomeye, ikintu gikomeye cyane. Umuntu yitanga kuri byinshi, akora byinshi kugira ngo arengere inyungu z'umuryango wiwe. Cyane cyane umugabo aba agomba guhagarara kuri byinshi, agatwikira byinshi, akarwana na byinshi, intambara nyinshi kugira ngo ahagarare ku muryango. Nice rero nawe yabaye umugabo, ku rugo rwiwe aragerageza, aracukumbura, amenya ukuri kw'icyo kintu. Nice ni umwe mu bantu bavuze ko icyo kintu atari cyo kuva cyaba, kuko yizeye umugore we, aramuzi ko ibyo bintu atabikora, avuga ko icyo kintu atari cyo. Hanyuma numara kuvuga ko atari cyo, ugende ushake impamvu zemeza ko atari cyo, wemeza aba bandi batari kubyumva, aba bandi rubanda rundi rugufi rundi, kugira ngo bareke kukwicira reputation yawe. Cyane cyane nk'umuntu w'umuririmbyi agomba kurinda izina ryiwe, kuko kugira ngo wubake izina biragora nshuti yanjye. Nago rero wakwemera ko akantu kose Satani ateje kaza kukuvangira. Reka cyane ko umugozi w'Imana Satani abamurasa imyambi myinshi, abamugabaho ibitero byinshi.
ibyo bitero rero yabicisha ku mugore yabicisha kuki nkuko nguko urumva yarashatse kugira ngo umugore wiwe twise tuvuga ngo umugore w'umukozi w'Imana ngo umukozi w'umuririmbyi ngo umugore w'umuririmbyi nyine ibintu nk'ibyo ngibyo duhita dufata tuhita tumurebera mu isura mu ishusho y'umugabo wiwe muko tumuzi muri reputation yiwe ashake kuyangiriza aho rero ngaho niho nahise yahagaze aravuga ati Satani sinkwemerera urye nje nawe duhangane wowe gute mu rugo rwanje tibishoboka aho rero niho yahanganye na Satani aramukubita none yaranamunesheje ubundi Satani yakunesha ute yitwaje iki Satani wirukanwe mu ijuru ayaye tashobora yirukanwe mu ijuru aza gutura mu wawe se niho bamwohereje tibishoboka tugomba kumwemerera hari kuko hariho abantu bamwe bumva iyo nkuru ntamenye ngo gute atangabwa ngo kumbe bya bintu uzukora mu bwihisho ngibi biragiye yamakurira gukubite agirute induru mu muryango ntago yabanje ngo atekereze neza amenye nibiki abanzi dufite nabahe ko biravaye bikajahe iwa ahubwo aho kugira ngo ubwonko bwe bukore butekereza ibyo ngibyo amenye uko afixinga ikibazo ahubwo ahise afata umujinya awushize mu mbaraga ziwe yihiniye umugore nyamuneka ndarengana urarengana gute isi yose ngiye nkojeje isoni ba data wacu bande aho rero niho yanze ko agasuzuguro ka Satani kinjira mu nzu yiwe ngo arahagarara yemeza ko atari umugore we kandi koko si nawe kuko nibuzi kuri niwe n'umugore we nibo bazi kuri kose niyo mpamvu rero bagombaga gukoresha uko kuri kwabo tukakumenya arahagarara amenya ni iki byagenze gute ibi birava he nahe ibyo rero iyo washyize umutima hamwe ugatuza ukagira amahoro muri wowe uburakari ukabushira hasi uhangana n'ikibazo neza ukagikemura uzarebe abantu bose bihutiraho bagira uburakari bwa hafi n'umujinya wa hafi baza bangiriza ibintu ukagira ngo ukemuye ikibazo naho uteje ibindi 10 wari hundi wari gwitarakara umugore kwenda uko uzasigara wisobanura kuko avuga ati nubundi n'umusazi yo yasaze uzumubwira ngo wasaze ngo ndi muzima iwa kamagira umugore wiwe umusazi akamubwira ngo yaye ngo ndimundi nti wobyemera nti wogira gute sanga bari yagira gutegira gute uwo ni wa muntu utabanza ngo atekereze neza girute kandi site no muri yo ka hariho n'izindi kazi ba mu ngo ziba zisaba ko umugabo agomba gutekereza tureke iki kintu kiba cyabaye gutya ngo saga ibije gutya ikintu cyagize kikwikubitaho kuriya ngo uvuga ngo hariho no mu ngo habamo ibibazo byinshi ese bano bantu barambana mwibwira ko nta bibazo bagira barambanye se babageneza bagenda baseka kubera ko nta bibazo bagira ahubwo ikibazo kirabaye kirakemurwa giti mu ngo haba ibibazo byinshi niyo mpamvu dufatiye ku rugero kuri iki ngiki kiba cyagiye n'ibindi bibazo byose uba ugomba kwicara ukabitekereza neza ukamenya uko bikemura ukamenya iki cyavuye imva n'imvano iyo uri kubona igiti amashami ari maruma ujya epfo mu mizi ugacukumbura mu mizi ukamenya ikiriyo ukamenya umuswa uri mu mizi hasi uri murarya icyo giti kugira ngo amashami yume kumenya imva n'imvano y'ibirimo biraba rero nahise ndabaye ndamushimiye cyane yabaye umugabo pe ndagushimiye kuri icyo kintu kuko wakitwayemo neza ikibazo nk'icyo Bibiliya itabyerekana ko n'ibindi bibazo byo mu nzu byito bikemura reka ntanga inama gatoya rero kuri social media uko umunsi gira uko buca noneho harimo haraza nandi macano uko bwije buri kwezi hagenda haza andi macano mashyashya ayo nandi maso ari maraza uwo nundi munwa uri muraza ayo nandi matwa ari maraza
kugira ngo ibintu bijye ahagaragara, kugira ngo ducyahe, dukebure, dutange inama, duteshe, twubake sosiyete nziza, twubake sosiyete y'amahoro. Rero ndakwinginze wa muntu we ukurikiranye kino kiganiro, koresha social media neza, koresha telefone yawe neza, kugira ngo tubeho neza mu buzima bwiza, natwe ntitukaze tuza guta, tureke gufata content zidagize, tuze turi gutangaza amakuru meza, ikintu cyiza cyabaye hano, ikintu cyiza cyabaye hano, umushinga w'iruntu akora hari iki n'iki, dukangurire urubyiruko rwacu kujya mu ibintu nk'ibyo, imishinga mizima yubaka sosiyete, niko kwiza. Reka rero ndangize mbashimira wowe twabanye, nawe utarakora subscribe, nimba urebye kino kiganiro ukaba utakoze subscribe, nyamuneka kanda kugira ngo tubane mu bindi biganiro naho ubutaha. Ukore na share ikiganiro kigere kuri bose, niko kwiza.